yangiritse ku buryo bamutwaye avirirana mu buryo tutazi nimbe kuko niwo bazanye ubu arabatungira urutoki Abanyerondo niwo bazanye. Ayo n'amarira y'ababyeyi bo mu murenge wa Jari akagari k'Agateko bakorera mu isantere izwi nk'iyo mu Gashyushya ahahoze isoko ry'abazunguzayi, bavuga ko batungwe no kubona umuyobozi w'akagari k'Agateko azanye n'Abanyerondo ndetse na seri komanda barangiza bagasenya ubwiherero bw'iri soko, niko gusenya n'igikuta cy'inzu ariryamyemo umwana w'umwaka n'amezi 2 kigahita kimugwira agakomereka bikomeye cyane. Barabeshya kuko bababwiye bagiye kuyisenya, nyiribyo ugize ucumbitse mwaravuga ati mureke gusenya iyo nzu ndaje nyisenyera, ubwo bo bahita bataka baraza barasenya basenya iyo hirya, ubundi rero ihitigwa ku gikuta umwana aryamyeho umwaka n'ukwezi kumwe. Kangiritse cyane kari gafite ibisebe hano cyane, yangiritse cyane bishoboka. Nicaye hano ndimo kurya hano mu nzu nyine nari nicaye, ubwo ngiye kumva numva igikuta kirahirira, akana nyine kari karyamye mu nzu barimo gusenya, batangiye basenya nimba ari abatabarazinga nimba ari enye, ubwo nyirinzu yababwiye ati mwaretse batari bakora batari basenya nyine, mwaretse mukareka gusenya tukaza tukabyikuriraho, baranga. Ubwo nyine tukivuga ngo umwana igikuta kiramugwiriye, zankira gutabara ntumbaza ahantu zise zihungira, zise zirukanka. Umwana yakomeretse cyane, Imana cyo kuri turengere, Imana abeho. Yari afite umwaka. Icyambere ko iriya ntago ari inzu basenyaga, iriya ni tuwarete. Hano ndahakorera nta tuwarete nimwe yari ihari, nyine baratwubakiye iyo kuzaza dukoresha. Ukuntu babifashe ko nkaho ari inzu yo kubamo simbizi nimba barabifashe nk'inzu yo kubamo cyangwa atari yo kubamo. Nzi ko bino bintu ari ihohoterwa. Inzu tuyizi kuva kera. Ati ugize uti iyi nzu tuyizi kuva kera, ntabwo twibaza ikintu cyatumye bayisenya kugeza ubwo gwira umwana w'umubyeyi mugenzi wacu pisi yarangiza akavuga ngo tujye mu nteko ngo nta cyabaye kidasanzwe. Byatubabaje, amfunge maze imyaka 15 mu Gashyushya, nzibashye ndwara n'igicurane. Byatubabaje, ahubwo Imana iturengere uriya mwana beho. ati n'Abanyerondo n'Abanyerondo bayisenye niwo bagiye bashoreye banaducitse. Ntabwo twibaza niba iyi nzu yubatse nta byangombwa, iyi nzu kimaze igihe ubundi niki cyatumye bayisenya. kandi ni na leta yibaye ngo muyikoreremo cyane. Iyi nzu twayicururizagamo kuva na kera, sinibaza rero ikintu cyatumye bayisenya. Umubyeyi mugenzi wacu abona ubutabera bw'umwana we. Kimwe mu byababaje abaturage ndetse kikanabashengura imitima nuko iki gikuta cyamaze guhirikwa kuri uyu mwana, ubuyobozi habe no guhamagara ambulance, ahubwo bakikubita bakigira mu nteko rusange aho gutabara uwo bangirije. Nemera cyo nuko haruvuze ngo nta cyabaye muze tujye mu nteko, ni ibisanzwe, nagisida nk'indi. N'umuyobozi ubivuze ngo nta cyabaye muze tujye mu nteko. Umuntu arimo ese iyo biramuka bibaye akarangirira aha ngaho umwana, iyo nteko bayikora? atabanje kubaza umuyobozi agomba kuvuga ati nta kintu kidasanzwe umwana ari hapfa, ntabwo ari bavuze ngo muze tujye mu nteko, nta bidasanzwe byabaye aho ngaho, ntabwo isida nk'izindi. None umwana igikuta cyamugura ameze nabi, situzi nimba ari bunabeho ngo nimugende nta cyabaye, gaso ni umubyeyi nta bubyeyi. ati umwana arangiritse cyane, umwana arangiritse cyane, twebwe nk'abantu twabyaye nitwe turi kumva uburyo bibabara. Igikuta nyine bakubisemo ipiki kwa kundi basenya, urukuta ruba rugwiriye umwana batabanje kureba ibiri imbere. Ubundi izo nzu muzehe urabivuga, iyo nzu igera ubwo iva kuri fondasiyo ikuzura bakayibamo, abo bayobozi babari hari mutwarasi bari mudugudu hari
umutekano n'uwo nguwo bahari buri munsi arahaca baba bari hehe kugera ubwo bayibamo dore anatuye hafi yawe baba bari he ko muzahora bivuga baba bari he kugera ubwo umuntu ayibamo ubwo twageraga hari kubera iyi nteko hari mu muhanda rwa hagati mu mudugudu wa Bugarama n'inteko rusange yari yitabiriwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jari ndetse na komanda mushya. Muri iyi nteko rusange abaturage batunguwe no kubona iki kibazo kitagarutsweho kandi aribwo kimaze kuba, akaba ari nayo bavuze ko iyi nyubako yubatswe ku busabe bw'ubuyobozi bw'umurenge wa Jari, dore ko ari nayo yabanje gukorerwamo n'abazunguzayi ubwo bakurwaga mu muhanda batarubakirwa isoko. Ibi akaba ari byo bavuga ko aba bayobozi bagize uruhare kuba uyu mwana yakangirika bikomeye bene aka kageni barimo Seri Komanda ndetse na Jari kuyobora aka kagari ko babasha kuba bakurikiranwa kuko ibyo bakoze bidakwiye. Kuri iki kibazo ku murongo wa telefone twagerageje kuvugisha umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine ku murongo wa telefone ntibyadukunda ko tubasha kumufatisha, gusa mu gihe ubuyobozi bwazagira icyo butangaza kuri iki kibazo n'icyo bugiye kugikuraho tuzabigaruka mu makuru yacu. Ata Pierre.